uyu ni umwana Kibwa ku nshuti ya bose n'amagambo yatajyashira. Ma urimo urasonga ubugari? Ndi gusonga ubugari Kibwa, reka nsonge vuba kugira ngo utarara utariye ejo kukwiga bikazakugora. Ego nuko ma, ubugari shanda bukunda. Ayiwe ma, dore ikinyabwoya ubu se ntabwo kiri bukurye. Ikinyabwoya se wagifasha ukakica? Urabona ndi guteka, papa wawe ari mu nzu, reba burije gifata ukica. Ma, iki cyarakuze ndakurahiye, gifite ibyoya kirabyibushye, ye baba we, mbega ikinyabwoya. Ahe, fata ikara gitwika wimvugisha byinshi. ndakishe Kibwa simbi sasa, ndakishe ndagihamije. Umwana aranyishe we, aranyishe. Papa Kibwa ndabuwande we, ndapfuye ndarangiye. Bakubikiye ndeho kabyara aramenya tabaka nyombye umaze igihe ari mu bitaro we, ninde upfuye koko? Bakubikiye nde? Ndapfuye ubu se ndabwira ko miye koko. Ayiwe usubaye iki koko? Reka nkoreho turebe. Oya ndi kubabara. Gusa umenye ko ntagisigaye mugabo. Mawe, ma, pole ma, ikinyabwoya cyawe ndagitwitse, ntabwo narinzi ko ari ikinyabwoya karemano ma. Awe mbabarira ma, mbabarira, ako n'ubutaha ma, ikinyabwoya uzajya ukitaho. Sha ababyeyi twaragowe, nanjye naragowe, ubu sibi ndabiheraye koko. Wa mugore we, fata igitenge tujye kwa muganga, urangare bwanyu. Dore iki kigoryi cy'umwana. Ariko inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu muri fama. Reka tugaruke inshuti ya bose.